tuba mu isi irimo uruhurirane rw'ibintu byinshi bitangaje, byaba ibintu gakondo cyangwa ibyahinduwe n'amaboko y'abana b'abantu. Dukomeje kwibaza byinshi kuri byo kuko nta kintu na kimwe kirabaho umuntu yabasha kumva itangiriro n'iherezo ryacyo, kuko n'uwo twumva ko yamenye byinshi aba afite ibindi akeneye kumenya nabyo atazi n'ingano yabyo, atanakubwira ngo ubashe kumva kuko wowe uba umufata nk'umuntu wakataje mu bumenyi. Isi iremwe na byinshi byo kwibazaho ubona binarenze ubwenge bwa muntu, uhereye ku bibera mu mitwe yacu kugeza ku biri hanze y'amaso yacu. Muri ibi nabyo tuzi ko biyoberanye kandi hari iby'amayobera tuzi hakaba n'ibyo tutazi. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi twabakusanirije ibintu bitandukanye siyanse itabasha gusobanura. Nkuhaye ikaze kuri Mwarimu Show, urubuga rubereho guhuza ubumenyi ku mitekerereze n'imibanire y'abantu, siyanse, filozofi ndetse n'andi makuru y'ingenzi kuri twese ariko agamije kwigisha. Njyewe urimo kumva nitwa KAYISHUNGE Etienne. Ikiza ku mwanya wa mbere ni ukurota. Iyo turimo kurota tuba tumeze nk'aho turimo kureba filime yakinwe natwe ubwacu, ariko nanone ukabona natwe tumeze nk'aho turimo kuyikina. Wari warota wapfuye ukaba urimo kubibona ko wapfuye, ukanabibona ko barimo kugushyingura, ukanibabarira uti Mana we uti napfuye disi. Bikanamera nk'aho hari undi muntu nkawe wapfuye urimo kurebwa n'undi wowe ukiri muzima. Mu gisobanuro kigendeye ku mitekerereze ya muntu, ni uko kurota ubwabyo biza bishingiye ku bintu tubamo mu buzima bwa buri munsi. Ukarota wahesheje ikipe yawe ishema, utsinze igitego kuko uri umukinnyi w'umupira. Inzozi hamwe zigaragara nk'ukuntu ubwonko bwa muntu buzana amashusho avangavanze y'ibyo umuntu aba yarabonye, bikajyana n'amarangamutima runaka bitewe n'icyo ayo mashusho asobanuye mu muntu. Ukarota ibintu ushobora kuba utarigeze kubona mu buzima bwawe na rimwe, ubundi ukarota ibintu nyuma bikaba nk'uko wabirose. Ibi ni bimwe mu bintu bitangaje mu byo abantu babona mu nzozi. Siyanse nta kintu yabasha gusobanura kuri ibi kuko itari yabasha kwerekana impamvu nyakuri ituma umuntu arota. Icya kabiri, mbese twaba ari twe biremwa biba mu isanzure gusa? Iki kirere kitagira hasi no hejuru yacyo isi yacu iteretsemo, ntihashobora kuba harimo ibindi biremwa bitandukanye natwe ariko nabyo bitekereza nkatwe? Ubushakashatsi ku mikorere y'isanzure buvuga ko bishoboka ko mu isanzure harimo indi mibumbe ibaho ibiremwa bimeze nkatwe, ariko ntago baragaragaza ibimenyetso byerekana ukuri kw'ibyo bavuga. Ibi babyemeza kuko nta mushakashatsi n'umwe wari wagaragaza impamvu yatumye ku isi haba ubuzima. Abashakashatsi bo mu kigo cya NASA bemeza ko mu myaka 30 iri imbere ku isi hashobora kuzaza ibindi binyabuzima bito cyane ariko bifite ubushobozi bwo kuba byaganira bikanatumanaho nk'uko natwe abantu bimera. Gatatu, ni hehe bihera kugira ngo umuntu abashe gutekereza anagira umutimanama? Bigenda gute iyo umuntu apfuye? Ntago byashoboka ko umuntu yakwiyumvisha neza ukuntu atarabaho byari bimeze, ni nayo mpamvu bigoye kwiyumvisha neza ukuntu byaba bimeze umuntu apfuye. Abashakashatsi ku mikorere y'ubwonko bwa muntu basobanura ukuntu ubwonko bw'umuntu bukora, ukabasha kubyumva, ukabona ko kugira ngo umuntu abashe gutekereza bisaba ko haba habaye imikoranire yatumwe mu turemangingo two mu bwonko bw'umuntu tugenda twihuza tuva ahantu hamwe tujya ahandi kugira ngo umuntu yibaze, yisubize, akeke, afata umwanzuro, akore n'ibindi bikorwa bijyana no gutekereza. Ariko ukabona ko hari ikindi kintu kiri hejuru yo kuba gusa ngo utuntu dukoze mu nyama twihuje tugatuma umuntu arora, yumva, abasha kunyeganyeza amaboko, agaseka, akarakara, akikanga, mbega akabasha kumva ariho nk'uko ibi twita kubaho biba bimeze. Ubona ko hari ikindi kintu kiri hejuru y'ibyo gituma umuntu atekereza. Kugeza magingo aya nta mushakashatsi n'umwe urabasha kwerekana impamvu zituma umuntu atekereza akanagira amarangamutima runaka. Icyo babona gusa ni ukuvuga ngo uturemangingo tunutu nitwo twifashishwa mu gutekereza,
bakamenya ukuntu ubwonko butumanaho n'izindi nzungano z'umubiri binyuze mu mitsi, inyama n'amaraso, ariko ntibamenye neza impamvu nyayo ituma habaho igikorwa cyo gutekereza. Gutekereza n'ubundi nk'uko twabivuze bikorwa n'ibintu bifatika by'inyamanyama, ubwonko, bikaba byanatuma wibaza niba n'ibimera nabyo bidatekereza. 4. Mu isanzure habamo imigabane ingahe? Ushobora kuvuga ngo ni 7 cyangwa ni 8. Umubare wose abastronaute batubwira w'imibumbe iri mu isanzure ntago ari wo twakwemeza, kuko imibumbe babasha kubona nijyanye n'ubushobozi bw'ibyuma bareberamo. Gusa mu gukeka gufite ishingiro nuko hashobora kuba hari indi mibumbe myinshi irenze uko twebwe tubitekereza. Umushakashatsi ku mikorere y'isanzure Richard A. Miller avuga ko bishoboka ko haba hari n'irindi zuba rya kabiri. 5. Ikindi abashakashatsi benshi baburiye igisobanuro ni ubwoko bw'amaraso y'abantu. Abantu bagira ubwoko bune bw'amaraso. Ubwo bwoko ni A, AB, O na B. Nta kintu cyari cyagaragaza inkomoko ya nyayo y'aho ubwoko bw'amaraso y'abantu bwaba bwaravuye. Ibi ngibi baramutse babibonye nabo babasha gukora ubwoko bwabo bw'amaraso. Abashakashatsi icyo bakoze gusa babashije kubona ko koko abantu bagira ubwoko bw'amaraso butandukanye, ariko ntago binashoboka ko umuntu bamuhindurira ubwoko bwe bw'amaraso ngo wenda niba yari afite nk'amaraso yo mu bwoko bwa O bamuhindurire bamuhe ubwoko bwa AB. Kugeza amagingo aya ibi ntibyari byashoboka. 6. Nta mushakashatsi n'umwe wari werekana neza ibimenyetso bifatika by'ahantu umuntu ashobora kuba yaravuye. Bamwe bavuga ko umuntu ashobora kuba yarakomotse ku ruvangitirane rw'ibinyabutabire byivanze bikabyara utunyabuzima duto duto, ngo nyuma hakavamo igishaka gusa n'umuntu gato, ngo kiragenda kigeraho kiba nk'ingagi biza kugeraho kivuyemo umuntu nkatwe. Imvugo nk'izi zabyaye impaka ndende. Bamwe bakavuga ko iyo biza kuba byaragenze gutyo na n'ubu hari kuba hakiri ingagi n'ibindi bisimba bigaragaza ibimenyetso by'uko bishobora kuvamo abantu, ndetse hakaba naho byakorewe igerageza ukuri kwabyo kukajya hanze. Kugeza amagingo ya rero nta gisobanuro na kimwe cyari cyagaragaza inkomoko ya muntu nyayo, uretse iyobokamana ryemeza ko hari ikinyabuzima kidapfa gifite ububasha buri hejuru y'ubw'abantu bose cyaremye umuntu. 7. Imana ibaho cyangwa ntibaho? Niba ibaho imeze ite? Ituye he? Ikunda iki? Yanga iki? Ese Satani abaho koko cyangwa ni ibitekerezo byahimbwe? Ibi nibyo bibazo bya mbere bigoye kurusha ibindi bibazo byose umwana w'umuntu yakwibaza. Mu moko yose yo ku isi uhasanga ibyo bita Imana. Bamwe bakayishushanya, bakayiha ishusho isa n'iy'umuntu ariko mu buryo butangaje, abandi nabo bakayumva nk'ikinyabuzima kidapfa ariko kiri hejuru y'ibindi binyabuzima byose. Umuhanga mu mitekerereze witwa Charles Darwin avuga ko Imana ari ukuntu kuruta uko yaba ikintu. Avuga ko iyo umuntu yitegereje ibiriho byose atabasha kumenya uko byabayeho, abona ko byanze bikunze hari ikintu kimwe gishobora kuba cyarabiremye gifite ubushobozi butagira ingano. Abandi bashakashatsi nabo bagahama hagati bakavuga bati ntaho wahera wemeza ko Imana itariho, ariko nanone biragoye ko wakwerekana uburyo ishobora kubiriho. Iki cyegeranyo rero cyavugaga ku bintu 7 siyansi itabasha gusobanura nkihiniye aha. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show. Wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ugakanda no kunzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe, ugakanda n'ahandi handitse ngo all kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona inyigisho n'ibiganiro byose dushyira kuri Mwarimu Show. Ukadusangiza icyo utekereza ukanza aho hasi ubona gato handitse ngo comment. Gusangiza iyi nkuru abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp, Twitter n'izindi ni umusanzu mwiza kuri twe n'abandi bakeneye amakuru nk'aya. Iyo nomero kandi ya telefone ubona wayikoresha utwandikira kuri WhatsApp. Murakoze.